kubera ko data umbyara yashatse abagore 120 data umbyara tukarumva akagari kose karaka akagari kose karaka iyo mbibwiye abantu bose baratangara abagore 120 rero abo bagore bose data ntiyabatungiye rimwe ahubwo data yagiraga abagore 6 na mama arimo abemewe anasorera ko kera umugore urenze kuri umwe umuntu yamutangiraga umusoro buriya mbega haje kugera igihe mu itorero iwacu haza kuza umupasitori umwe n'ubu ni umushumba yitwa Rugomoka Theophile ni umupasitori iwacu niwe wabanje kugera mu itorero ryacu ari umuntu ujijutse wize nawe rero Imana imuhamagaye ariko yareba ukuntu nta bandi bantu bameze nkawe barimo bigasa naho bimuteye nk'akantu kipfunwe kuko yari atarakomera cyane nawe ndetse mu buhamya bwacu rya ADEPR narijemo muri 82 na kabiri niho Yesu yansanze ntabwo ari kera cyane hari abandi baje kera baje muri za 70 ndetse no hasi yaho no muri za 40 nk'igitoro ry'iwacu ryatangiriye Cyangugu ariko je naje muri 82 ni 82 guregarwa n'ikera twe tubyumva nyine nkatwe tukazaga icyo gihe bado taramenya ubwenge kuri mwe mwumva ariko n'icyo gihe past iyo uvuze aho yacinje tukahigundiriza tukaharara hakaba igihundi umuntu atamwemera ko tuharara tukicara ku muhanda ahantu ku nzira umuntu hadusanze nimugoroba niyo mpamvu navuze ngo yewe nzu uburyo umuntu aruha akaremererwa Yesu akazamuruhura Imana ihabwa icyubahiro nzi n'uburyo umuntu asunze imyaka myinshi Imana ikaba ifite umugambi wo kuzamugaburira akarya gahaga agasigariza n'abandi Bese kuriya ijambo ry'Imana twongeye kubasuhuza mwebwe inshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya aho muherereye hose ku mubumbe w'isi umugabane uherereye hose turavuze ngo Uwiteka guhe umugisha impamvu tubasabira umugisha kenshi nuko aho ishene isi ya Bibiliya igeze naho tuzagera ni mwebwe tubikesha kuko mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya no kuyitera inkunga kuri wowe wamaze gukora subscribe kuri ishene ni urwego rwo kugira ngo twemererwe gukomeza kuvuga ubutumwa bwaguke bugere kure nawe uhageze bwa mbere nawe turakwakiriye niwumva inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu igufashije udutera inkungu kandi kuri subscribe Uwiteka guhe umugisha ku isi ya Bibiliya nta magambo abiri yateranyije isi na Bibiliya hano uzahumviraho ibiriho biraba n'ibizaba ariko bifite ireme ku buhanuzi bw'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana intego y'isi ya Bibiliya ni ukugira ngo dukangurire mwene muntu aho aherereye arusheho gukora iby'Imana ishaka kugira ngo azabashe gunga umujinya uzatera ubwisi zabisheranye n'ukwifuza kwayo hano imbere yacu turahabona umusaza ni papa wanjye afite ibikorwa byinshi isi yamukoreyeho niyo mpamvu aje hano imbere yanyu kugira ngo akomeze wowe uri ku isi nawe isi iri gukoraho ibikorwa bitandukanye agira ngo komera kuko isi zashere no kwifuza kwayo wowe urushaho gukora iby'Imana ishaka uzabana n'Imana iteka ryose reka rero twakire mwene data tudatinze amushyire imbere y'Imana musengere natwe rero twicare dutera agatebe twumve icyo Uwiteka yamutekerereye amen shalom twagiye data wa twese uri mu ijuru ndagushimira ku bw'aka kanya duhesheje ko kugira ngo twumve ijambo ryawe uyu ni umukozi wawe wadutumiriye uramutwoherereza kugira ngo abwirize abari ku mugabane w'isi rero ndasenga kugira ngo abadukurikiye bose bazumva ubutumwa bazahindurwe nabwo abatizera bazarushaho kwizera abafite intege nke bazasubizwemo imbaraga nsengeye umugaragu wawe ugiye kutuganiriza ndamusengera kugira ngo ijuru rimugote umushyireho uruzitiro nirukanye imiyaga y'abadayimoni n'imbaraga zabo zose mu izina rya Yesu nirukanye imivurungano y'ikuzimu mu izina rya Yesu sabiye umushumba kugira ngo atuganiriza imbaraga z'Imana zimukoreshe mwuka wera mwibutse mwuka wera muhishurire kugira ngo ibyo agiye kutubwira
abivuge umwuka wera ari uri kumuyobora. Haleluya. Nanjye uri hano inyuma ya kamera umwuka wera abane nanjye. Amen. Urakoze cyane uturindira umutekano dutangiye kugeza dusoje. Sabye nizeye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. 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 Pastor rero ndagira ngo nguha akanya udupfundurire ku gaseke Imana yaguhaye. Ndabizi paseri ufite ibintu byinshi. Ufite ibintu byinshi ushobora kubwira abantu bakumva imbaraga z'Imana, bakumva imirimo y'Imana, cyane nkamwe yo mugeze imbere ya kamera. Abana bato tuba duteze amatwi ngo twumve abasaza icyo batubwira. Hari igihe tujya tubwira abantu kwizera, abantu bakavuga atari kuko kwizera mutubwira kurafatika kujya kurema ibintu bikasobanuka umuntu yabibona akavuga ati koko birahari. Kera hari igihe nigeze kugira ikibazo paseri maze kwihana, ngira ibigeragezo bikomeye, noneho umuntu yavuga ngo Imana iratabara, ayatanga ubuhamya nkajya guperereza ko ibyo avuze ari ukuri. Kuko navugaga nti mbanze numva uyu muntu uvuga ngo yari umukene, Imana yarashonje, Imana iramugaburira, bamusohoye mu nzu, Imana imuha inzu yo kubamo, bikantera kujya kubaza. Noneho bamwe na bamwe nkasanga ibyo bavuga n'ukuri, hakaba nabo nsanga bavuga ibitari byo. Ariko naraperereje pe, hari n'ugeze kubutanga mu rusengero njya kubaza. Umuntu yaravuze basenganye, arambwira ati uwo muntu ibyo avuze n'ukuri. Byatumye nizera Imana, kandi nanjye nyuma koko igenda igira ibyinyereka, nanjye binyereka ko imirimo y'Imana ibaho. Ndabaramukije mwese. Amen. Abatureba n'abandi bazatwumva, Yego. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, muraho cyane. Amen. Amen. Nuko nkuko mwene data binsabye vuga amazina yanjye. Amazina yanjye nitwa Himbana Vianney. Amen. Himbana Vianney ni izina ryanjye niswe na data. Hari undi muntu murumva witwa Himbana Sugora? Nawe ni bwo bwa mbere nanjye numvise gutyo, nawe ndumva rwose. Ni izina ry'amateka, nanjye ryagiye nibaza impamvu nta wundi muntu ndumva witwa Himbana, bikambabaza. Ariko izina ryanjye niryo, ni Himbana Vianney. Mbuza amateka yaryo wenda mu kiganiro naza kuyageraho. Kanyu uraza kuyatubwira pe. Nabasuhuzaga rero, murakoze cyane. Uwiteka rero abane nawe kandi aguha umugisha. Ni karibu rero dupfundure ku gaseke Imana yaguhaye mushumba. Murakoze cyane, ndabashimiye kumva uyu mwanya. Yego. Kandi ndashimira n'abatwumva bakanezezwa no kudutega amatwi ngo bumve kugira neza kw'Imana. Yego. Bamenye n'urukundo rw'Imana. Amen. Ndetse bamenye n'ubuntu butangaje Imana igira. Rero kugira ngo tuganire, numva twashingira ku ijambo ry'Imana. Yego. Ubundi mbere na mbere Imana nyine. Amen. Ni byiza ko abantu baganira ariko basizeho urufatiro rw'ijambo ry'Imana cyane rwose. Hanyuma twasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Numva ryo ryaba urufatiro rw'ibiganiro twagirana. Ahangaha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, mu gice cyaho cya 11 n'umurongo wa 28. Yego. Haranditswe ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Amina. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Amen. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye, umwami nashimye. Amen. Numva urufatiro rw'ibiganiro twagira naruru, ariko wenda reka nongereho undi murongo. Yego. Uri mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma. Ni muhareba bafite Bibiliya. Rwandiko Paulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho cya 8 n'umurongo wa 28. Yego. Abaroma igice cy'8 n'umurongo wa 28 haranditswe ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amen. Kuko abo yamenye kera Imana ubwo yarabatoranije. Kuko abo yamenye kera
yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. amen Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Umurongo wa 31 uravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? 32 haravuga ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Umwami nashimwe. amen Amen. Numva twaganira dushingiye kuri aya magambo y'Imana, yego aho twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, havuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange umwami abaruhure. Hariho wa murongo uvuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, ngo ko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Hanyuma hepfo hari umurongo uvuga ngo namwe nimubye, urumva ni nko kuvuga ngo nimubyemera muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, muzamenya ko no kumukorera kutaruhije, ko n'umutwaro w'umwami wacu utaremereye. amen Rero icyo numva twaganira, numva nababwira uburyo Yesu aruhura abarushye n'abaremerewe. amen Kuko nzi uburyo Yesu aruhura abarushye n'abaremerewe. Ntabwo mbizi mu gusoma amagambo gusa, ahubwo ndabizi no mu bikorwa. nzi uburyo umuntu aruha akaremererwa, Yesu akazamuruhura. amen Njya ntekereza mu mutima wanjye ko nta muntu wandusha kubimenya. nta muntu wandusha kumenya uko Yesu aruhura abarushye n'abaremerewe. hari abantu bajya babona abapasiteri mwambaye amakote na karuvati, bakavuga ati abapasiteri ntabwo ibigeragezo baba babizi, batunzwe n'amaturo. Sinzi niba mujya mu yuma pasiteri. Birashoboka abantu babivuga kuko, ariko umuntu wese uri munsi y'ijuru arageragezwa. Umuntu wese uri munsi y'ijuru arageragezwa, ariko njye ibyo mvuga cyane si ibigeragezo nahuye nabyo maze kuba umupasitori, ahubwo ndavuga uburyo Yesu yanduhuye ndushye. Maze no kugera mu itorero nabyo ntibyabuze kuza, abantu bafite umwanya nabyo babivuga, ariko cyane cyane ndavuga uburyo Yesu yanduhuye ndushye. Hari n'abantu pasiteri, mbere y'uko dukomeza, hari n'abantu bababona muhagaze muri ya myanya, mwicaye muri ya myanya y'icyubahiro, noneho bakagira ngo ntago abapasiteri baba barigeze bahura n'ibigeragezo abakirisitu bahura nabyo, mbega bakumva ko abapasiteri ari abantu wagira ngo bavukiye kwa pasiteri, bavuka bakura ari abapasiteri, imibabaro tubabara abakirisitu bo hasi. Wenda abapasiteri ko ntawe mujya muhura nayo. Ntabwo mbizi ko wenda twaza gushobora kubigeraho byose kubera umwanya, ariko ubundi n'ikindi gihe tuzagaruka kuri iyi channel. Ariko ibigeragezo ni rusange mu bantu. Ibigeragezo ni rusange mu bantu, uko abakomeye bageragezwa, n'aboroheje niko bageragezwa, ko abakristo bageragezwa, n'abapastori barageragezwa, umuntu wese mu rugero rwe. Ariko ngiye ndavuga cyane cyane uburyo Imana yampamagaye ndushye, ndemerewe. Nza mu itorero ryacu rya ADEPR, narijemo muri 82 na kabiri niho Yesu yansanze. Ntabwo ari kera cyane, hari abandi baje kera, baje muri za 70 ndetse no hasi yaho, no muri za 40 nk'igihe itorero ry'iwacu ryatangiriye i Cyangugu, ariko jye naje muri 82. Ni 82 ugoregarwa n'ikera twe tuba tubyumva nyine nkatwe tukazaga icyo gihe bari tutaramenya ubwenge. Kuri mwe mwumva ari kera nyine n'icyo gihe. Icyo gihe iyo uvuze amateka nk'icyo gihe mba numva ashaka kuyumva. Icyo gihe mu mbaro mbwizo byari bimeze gute? Umuntu wakizwaga yabaga ameze ate? Itorero ryabaga ririmo abantu bameze bate?
abakizwaga babaga ari abantu bameze bate, babaga ari abantu bakize, byabaga bimeze bite? Ibyo ubundi ni ubuntu bw'Imana. Gukizwa ni ubuntu bw'Imana butangaje, ushobora kugera ku bakomeye no kuboroheje. Ariko ikigaragara ni uko icyo gihe cyo muri 82 wenda no hasi yaho, itorero ryari rifite ukuntu rimeze. Wenda ko umuntu abivuze iki gihe bavuga bati si ry'iki gihe ntirikijijwe, ariko n'ubundi abantu bose ntabwo bapfira gushira, aba hari abakijijwe. Ariko itorero ry'icyo gihe ryari itorero nyine. Iyo umuntu yabaga yihannye yabaga yihannye, kandi ibyo yihannye akaba arabiritse, akabivamo rwose, kandi akabihamiriza imbere y'abantu ko akijijwe, kandi n'abantu bakabibona ko akijijwe rwose, bakabibona ko akijijwe. Mbese navuga iyo yabaga akijijwe yeraga imbuto ku buryo hari ikindi kintu bajya batubwira pasiteri, ubwo ndagira ngo winjire nyine handi wari ugiye kutwinjiza, ariko hari ikindi bajya banatubwira, bakatubwira ngo abakristo ngo b'icyo gihe ngo bari abantu b'abakene, ngo batagira inkweto, bagenza ibirenge, bakennye, ngo nta mukire wabagamo, ngo ikindi cya kabiri ngo kwisiga amavuta byari icyaha. Ese ibyo bintu koko pasiteri byari byo cyangwa batubeshye? Oya, icyo navuga ni uko abakristo bakomeye cyane, wenda mvuge nk'abize n'abafite amafaranga, benshi ntibabonekagamo ku butumwa bwiza. Bwari ibintu bije bidasanzwe bitamenyerewe, noneho habanza kuza abana bakaza gushungera. uzi ko akantu kose kabaye k'inzaduka abana nibo banza kujyayo cyane, abagore. Noneho batindayo abagore nabo bakaza kureba impamvu zatindije abana iyo bagiye. Abagabo bo ni abantu babanza kureba ibintu bakabyitegereza, bakamenya imigendere yabo, bakazaza bitonze. Nuko ryatangiye rero. Uko nanjye ngera mu itorero, nta bantu bize twari dufite mu itorero. Ntabo. Haje kugera igihe mu itorero iwacu haza kuza umupasitori umwe, n'ubu ni umushumba, yitwa Rugomoka Theophile. Ni umupasitori iwacu, niwe wabanje kugera mu itorero ryacu, ari umuntu ujijutse wize. Nawe rero azi Imana imuhamagaye, ariko yareba ukuntu nta bandi bantu bameze nkawe barimo, bigasa naho bimuteye nk'akantu k'ipfunwe, kuko yari atarakomera cyane nawe. Ndetse mu buhamya bwe yivugira yuko amaze gukizwa yaguze Bibiliya, ariko akajya atinya kuyigendana ajya ku rusengero kugira ngo abandi bantu bajijutse batamubona atwaye Bibiliya. kandi mw'icyo gihe hari ibyo twari twaragiye dusoma mu idini ryabagamo, twumva ko gusoma Bibiliya ari icyaha, kuko ari igitabo cyaciwe na Kiliziya. Bitumye nsa n'ujya kuryerura. Abantu benshi barabizi pasiteri, barabizi. Noneho rero akajya yiha umwana, yari afite umukozi we mu rugo rwe, akayiha umwana ngo ayimutwaza igeze ku rusengero rw'abarokore, noneho aze kuyihasanga. Umwana nawe akicara aho ngaho akamutegereza ku muryango w'urusengero, yaza rero akayimuhereza, akayinjirana mu rusengero, iteraniro rikaba ryasoza, wa mwana yabaga gihari, ayasohoka akayimuhereza kugira ngo nanone atari witwaye, hataza kugira umuntu yimubona. Nuko ariko urumva ko yaje kugira ku rwego, ni ukuvuga ngo yari atarahabwa imbaraga z'umwuka wera. Amaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera rero ajya atwara, birumva ko yabaye n'umushumba rwose. Gutwara se hariya abantu bari bakijwe icyo gihe se bari basuzuguritse cyane, kugira ngo umuntu nabajyamo, iyo mujyagamo wenda baragucaga mu muryango, bagucaga mu bagabo bagenzi bawe. Ntibagucaga, ariko babonaga uri umuntu ujijwe nyine, wagiye mu bintu by'abana, wagiye mu itorero, wataye umutwe, ugiye mu bintu by'abana n'abagore gusa. Noneho akarusho kariho iwacu, iryo torero ryacu ryari ryatangiwe
n'umumama witwa Rodiya. Noneho rero umwarimu kazi wacu witwa Mukanyangizi Rodiya niwe watangiye iryo torero avuye i Bukavu. Noneho abantu bajijutse rero bakumva kuza mu itorero ry'umugore polisi ry'abana n'abagore mbese abantu birasuzuguritse n'ubwo buryo, ariko ubuntu bw'Imana bwo ntibukanga ibyo ngibyo, baje kugira igihe bunyine buhamagara abantu n'abakomeye n'abafite amafaranga baraza. Itorero ry'iwacu ubu ngubu ni itorero ry'ahantu bita Imukoma, ni mu rurembo rwa Gihundwe Cyangugu. Ni itorero ubu ngubu rikomeye cyane, rikomeye cyane. Abakomeye noneho barishema, abakomeye, abanyabwenge, abahanga, abatunzi barijemo n'itorero. Hari n'ikindi batubwira ngo abantu ngo bajyaga bajya guhingira abandi, ugasanga abantu abakristo bagiye guhingira ngo nk'umuntu w'umupagani ngo kugira ngo bamubwirize ubutumwa ngo bamuzane ngo bagahingira pasiteri. Ibyo bintu koko byarabaga cyane, ariko cyane se kugira ngo umuntu abivuge abantu babyumve. Ngiye maze gukizwa, abantu bakeya nasanze bari mu itorero ry'iwacu, urumva nanywaga inzoga, narabaye kavimviri iriya mu nzoga, ariko igihe kimwe nza gukizwa nyine ndihana ndakizwa. Abantu b'iwacu nasanze mu itorero bamfata neza, bamfata mbese itorero ryari mu rukundo rukomeye. Babonaga umuntu uvuye mu byaha, abantu bakamukunda, kumukunda bikamukomeza cyane, bakamukunda akabibona bikamukomeza, ku buryo n'abanyamahanga bari hanze babirebaga. Hari abigeze bambwira mu nzira tugenda turi kumwe n'abarokore, nyine niho nari ngikizwa, baratureba baravuga ngo Vianney nawe ngo yagiye mu barokore, ngo yagiye kwa Rodiya, ngo murareba ukuntu babashuranyira, ngo bari abantu ngo bakundana nk'abanywi b'urumogi. Bakavuga utuntu nk'utwo, ngo abanywi b'urumogi, ngo umuntu nawe yaba ari uwaha, ngo n'uwakure cyane umwogi, ngo baramenyana bose ntibayoberana. Ati n'abarokore nuko bakundana. Hari urukundo wenda no ku muntu ataza ngeze mu itorero nari nkennye cyane, ari umuntu mbese w'umukene cyangwa se w'umutindi. Hanyuma rero ngezemo, abanyituru baranyishimira, baranezererwa cyane, mbese barabigaragaza, n'abandi bantu bose barabibona ko banyishimiye. Igihe kimwe abagabo nka batatu bo mu itorero ry'iwacu bajya inama, baravuga bati Vianney kwaje ari umuntu murebe ukuntu inzoga zamugize, bati turakora iki kugira ngo Vianney abapagana avuyemo bamenye ko ageze mu gakiza, ahuye na Kristo, amaze kugubwa neza. Ikintu bakoze rero, aravuze bati rero, bati Vianney ntabwo twabona, urumva ibyo kunywa icyayi, nta nubwo nari nzi ko icyayi kibaho, sinari mbizi, ninyweraga inzoga gusa, ntabwo nari nzi kuvabuka rutarakinywa. Nari ntarakinywa rwose, icyayi nakinywe yombaye umurokore, nari mfite imyaka 30 y'amavuko. Ndarigeze nywa ku cyayi n'umunsi umwe. Nuko ariko abo bantu baza kuvuga batese, bati Vianney ni iki twamukorera kugira ngo abantu avuyemo bamenye ko yinjiye mu gakiza mu bantu b'Imana. Bo bajya inama, baravuga bati muze tumushakire akazi. Ubwo ariko nari mpamagawe mu buryo bukomeye, nabwo wenda turaza kubigeraho. Baravuga bati tumushakire akazi. Ibyo ndi kuvuga ni ibikubiye mu rukundo rw'abana b'Imana. Noneho baza kwemeranwa mu biganiro byabo, bemeranwa yuko umwe muri bo bari abantu bakize bafite amafaranga, bagira n'amabutike, bacuruza amabutike akomeye. Bemeranwa ko umwe muri bo yampa akazi. Yampa akazi, nkajya amufasha gucuruza muri butike, noneho nkajya mbona agasukari nywa, mbese nkagura n'utwenda twiza, mbese ibyo bintu barabitunganya. Nuko bemeza ko umwe muri bo abikora. Umwe muri bo rero arampamagara, arambwira ati twarishimye cyane ko waje mu itorero ugakizwa, none natekereje ko naguha akazi ukajya umfasha hano muri botike.
nawe ukabona uburyo bwo kubona isabune, ukabona agasukari ukajya ku cyayi, ibintu nk'ibyo. Nanjye numva biranejeje, ndabyishimira, ariko njya gusenga. Wabanje kujya gusenga ngo ubaze Imana? Mbanza kujya gusenga. Ibintu byose mwabazaga Imana? Nicyo kintu nacyo. Nta kintu umuntu yakoraga akijijwe atabanje kubaza Imana ngo amenye icyo Imana ibivugaho. Mbese imuyobore mu byo agiyemo. Jya gusenga. Imana irambwira ndi gusenga, irambwira nk'uko umuntu abwira undi. Irambwira ngo Vianney, ngo ibyo ngibyo uri gushaka kujyamo ntabwo ari byo naguhamagariye. Ndagaruka ndabimubwira. Ndamubwira nagiye gusenga, Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo nshaka kujyamo ntabwo ari byo yampamagariye. Arambwira kubera ko nawe yarakijijwe, arambwira ati niba yakubujije byihorere, utantereza umuraba mu bintu. Niba Imana yakubujije byihorere, utabiteza umuraba. Ubwo rero mbere kuko nguko bukeye undi nawe arampamagara, mugenzi we arambwira ati twamenye ko wahakaniye naka ko mutakorana, atari ko yewe ati ndatekereza yuko impamvu yatumye Imana ikubuza ari uko yashaka kuguha akazi ngo mujye mukorana, ajya guhemba. Ati jewe rero ntabwo ari akazi nguha, ahubwo ndashaka kugufasha gusa, kubera ko nubatse urugo ntabwo najya mbona amafaranga nterura ngo nguhereze gusa, umugore wanjye yabireba nabi. Atari ko uzajya ugenda mu murimo w'Imana ugiye gusenga, atari ko aho uzazira naho wamara iminsi uze twiranwe muri botike, ninguha amafaranga umugore amone ko niba nyaguhaye wayakoreye. Njya gusenga. Urongera usubira gusenga rero? Urongera nsubira oya, icyo gihe niko igihe cyari kimeze, ntabyo umuntu yajyagamo atabanje kubaza Imana. Oya, njya gusenga. Ngiye gusenga, Imana ingarukaho irambwira ngo Vianney, ni ukubera icyo uri gushaka kujya mu byo ntaguhamagariye, ko jye naguhamagariye umurimo wanjye, ni ibindi uri gushaka kujyamo ni ibiki. Uwo munsi niho Imana yampaye amagambo yanditswe mu gitabo cy'imigani, mu gice cyaho cya 22. Kandebe niba nahabona vuba tuhasome wumva uko havuga. Imigani igice cya 22 na kabiri ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Umva aya magambo ngo umutunzi n'umukene bahurira hamwe, Uwiteka niwe wabaremye bose. Umurongo wa 3 w'icyo gice uravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Umurongo wa 4 uravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Umurongo wa 5 uravuga ngo amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi, urinda ubugingo bwe azanyura kure yabyo. Amen. Imana irambwira ngo ntabwo nguhamagariye kujya mu bintu byo gucuruza, nguhamagariye gukora umurimo wanjye. Irambwira ijambo ryiza n'ubu rimfasha cyane. Irambwira ngo kora umurimo wanjye kandi nzaguha igikundiro mu bantu. Amina. Igitangaza icyo gikundiro rero nicyo kiri kuri wa murongo wa mbere twasomye uvuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Imana irambwira ngo ndashaka gukora umurimo wanjye kandi nzaguha igikundiro mu bantu. Amen. Ndashimira Imana ko ibyo Imana yarabikoze kuri jyewe kuva icyo gihe kugeza none. Utangira ubwo umurimura, ubwo uhita uyoboka se inzira y'Imana, wese uyoboka mu gukorera Imana. Ubwo akazi ka butike nakugura karetse, birumvikana? Akazi ka butike ubwo byabaye bihakaze, nigumira aho ngaho, njya mu cyumba nibera umunyamasengesho. Ariko nkajya, kuko nari impamagaye mu buryo bw'amateka akomeye cyane, ibyo bikansaba kuba umugabo wo kubihamya uburyo Imana yampamagaye. Tangira kugenda mbivuga
muri paruwasi yacu, mu midugudu yacu, no mu yandi maparuwasi hirya no hino, ugenda uhamya iby'Imana yagukoreye, ugenda mpamya iby'Imana yankoreye. Mbese ibyo bintu aba ari byo mbamo. Nari umukristo, nari ntaragira n'inshingano runaka mpabwa, ngenda mbyamamaza, mvuga ibya Yesu, mvuga kugira neza kw'Imana. Abantu barabyumva, abantu barakizwa. Iwacu abantu barakizwa, ahantu nyuze abantu Imana inkoresha umurimo. Ariko noneho ngaruke rero kuri ubwo buhamya ho gatoya, kuri ubwo buhamya. Niyo mpamvu twasomye muri bwa butumwa bwa Matayo ngo mwese abarushye, sibo twatangiriye, n'abaremerewe muze musange Yesu abaruhura. Rero genza mu itorero naje ndushye, nabyo nahamirizaga, n'ubu nibyo mpamya, naje ndushye mu mutima wanjye. Mbese ukwira ijambo rivuga ngo naje ndushye kandi ndemerewe. Ikintu rero cyari kinduhije, njya mbwira abantu, navuze no kuva icyo gihe kugeza n'ubu nkabivuga, nari nduhijwe n'imiryango mvukamo, umuryango wanjye, abantu tuvukana, kubera ko data umbyara yashatse abagore 120. Data umbyara tukarumva akagari kose karaka, ariko akagari kose karaka. Iyo mbibwiye abantu bose baratangara. Abagore 120. Rero abo bagore bose data ntiyabatungiye rimwe, ahubwo data yagiraga abagore 6 na mama rimwe, abemewe, anasorera ko kera umugore urenze kuri umwe umuntu yamutangiraga umusoro. Buriya mbega nzi ko umuntu yasoraga ari umugabo, yo gusorera abagore numva ntabwo nzi ko byari biriho na. Umuntu yaga afite umugore umwe yari yisoreraga, ariko ntasorera uwo mugore, ariko yagira uwa 2 akamusorera, yazana n'uwa 3 nawe akamusorera, yazana n'uwa 4 nawe akamusorera, gutyo. Uretse pasi ngo bamusoreraga nga ko nzi ko abagabo basoraga 400, umugore yasorerwaga 200. Umugore yasorerwaga 200. Nuko noneho data yaratunze abagore 6, abayubakiye ingo zabo, bivuga ngo haya ni kwa nyirakanaka, bari 6 na mama rimwe. Noneho data atubyara turi abana benshi, kuri abo bagore bose urabyumva, tubyara turi abana benshi. Ni ukuvuga wenda mvuze abana data yabyaye, wenda ugomba mvuga abatuye ku isambu y'iwacu, n'abo se ba nyina bajyanye, ariko tukaba tubazi ko ari abavandimwe bacu dusangiye data. Abazwi neza bagaragara bazwi ni 80, abo data yabyaye. Noneho hari abandi batamenyekanye, abo ba nyina bajyanye ntibongere kugaruka, bagiye bari mu nda ntibamenyekane, abo ntibazwi nyine, abazwi n'abagaragara. Hanyuma rero urumva tubaye abana 80 kandi badasangiye ba nyina. Ingorane ikomeye cyane. Ubu ngubu iyo mbitekereje njya nshima leta y'ubumwe yaciye iharika mu Rwanda, kemeza ko umuntu wese akwiye kugira umugore umwe. Niyo mahoro barabiciye buri. Ntabwo byemewe. Mwese sinjya numvaga abasiramu bashaka benshi. Simbizi ubwo ni ku ruhande rwabo, bishingiye ku myemerere yabo buriya. Birashoboka hani, ariko icyo nzi nuko leta y'ubumwe itemera ko umuntu agira abagore 2. Wenda ababigira ni nko kunanirana, ariko ikindi kandi nanjye wangira umuyobozi w'igihugu sinakunda umuntu agira abagore 2. Weho ufite ibihamya sinabikunda, kuko ni ibintu bikurura inzangano, ubugome, ubwicanyi, ibintu bibi cyane. Urumva tuvuka turi abana bangana uko nguko, ariko mu nda ya mama tuvukamo turi abana 2. Mu nda ya mama bwite tuvukamo turi abana 2, yewe na mushiki wanjye niwe wari mukuru, nanjye ndamukurikira. Rero yewe maze kuvuka nta wundi mwana wankurikiye. Data yereye ko yanga mama amugira intabwa.
ntabwo abantu b'abanyarwanda barabyumva. Ni umugore umugabo yataye, utitaweho yaramutaye rwose. Nuko mama umugore w'intabwa w'imbikazi bamwita intabwa cyangwa imbikazi. Umugore wanzwe n'umugabo. Rero data yanga mama, aramwanga, aratwangaza. Mama arabaruhana. Mama araturuhana, ndetse mama ajya kwa musaza we ariho kwa marume ubwo ngubwo, kubera ko iwabo bari barashaje kera. Noneho rero atujyana kwa marume. Tumaze kuhava data asenya inzu mama yabagamo, mbese kugira ngo amuce rwose amukuraho tukongera no kwibukwa aho ngaho. Nuko ariko turagenda tujya kwa marume, turahaba, tuhaba igihe gitoya. Baradusezera turahava, turagenda, turaruha cyane. Urumva twari utwana dutoya. Mama akagenda akajya guca inshuro ahantu, aho yacinje tukahigundiriza tukaharara. Hakaba igihe undi muntu atamwemera ko tuharara, tukicara ku muhanda ahantu ku nzira. Umuntu hadusanze nimugoroba. Niyo mpamvu navuze ngo yewe nzi uburyo umuntu aruha akaremererwa, Yesu akazamuruhura. Imana yahabwa icyubahiro. Nzi n'uburyo umuntu asunze imyaka myinshi, Imana ikaba ifite umugambi wo kuzamugaburira, akarya agahaga, agasigariza n'abandi. Mbese kuriya ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ikura abatindi ku cyavu ikabicaranya n'abakomeye. Genda bizi cyane. Nzi uburyo Imana ikura umutindi mu ivu ikamwicaza ku ngeso z'icyubahiro. Ndabizi cyane.